no yaseka fana hoze mbona abavandimwe muri Azamu bayishimiye cyane rwose bwa Azamu bavuga bati babakiriye neza bati igihe twari tumaze mu Rwanda tugishyizeho akadomo ati turashimira cyane rwose ubuyobozi bwa ekipe ya APR abakunzi ba APR ati turanashimira by'umwihariko RDF ati uburyo mwatwakiriye uburyo mwatweretse urugwiro generosité ati during our stay ati mu gihe twari tumaze ahangaha ati experience nziza cyane ati twagize imyiteguro myiza cyane very good preparation camp ati twakinye kandi imikino ya gicuti ari kubona iri competitive meze neza cyane ati kandi twigiyemo byinshi ubwo rero ati hari abo dushima rwose hari abantu dushima tuha icyubahiro bakwiye bashimye General Mubaraka Muganga the Chief of Defense Staff of the RDF bashima Brigadier General Deor Sanganwa the Chairman of APRFC bashima Lieutenant Kano Jean Paul Ruhorahoza the Tournament Coordinator nguyu yari mu ushinzwe nyine gutegura irushanwa mu bikorwa banashimira cyane Mr Emile Karinda wa liaison officer cyane ubwo rero baravuga bati rwose turishimye cyane ati kandi n'ubutaha dushobora kuzongera tukagaruka tukagura ubucuti abo n'ubuyobozi bwa ekipe ya Azamu FC bashimiraga by'ukuri uburyo ubuyobozi bwa APR match ya nimugoroba APR yari muri protocol banganye na Vipers gusa kubusa APR niyo yakoraga protocol DJ Crash yarari kandi abiswe yari mu nyirabayizi ba Max nibo barabaye MC ndetse n'aba protocol n'aba steward ba bose barabaye APR rero mfa ko byari byiza Eric Chere muri match 6 zonyine amaze gutoza Nigeria yatsinze match ebyiri yatsinze harimo n'Amavubi ariko gikarango aramutse atsinzwe n'Amavubi match ya South Africa ntiyayitoza arirukanwa bahita bamucishaho rwose yaje gushyira final squad ba 23 azakoresha kuri match y'Amavubi uzikatsinzwe n'Amavubi si byabirangiye burundu inzozi zo gukina igikombe cyiza bazirangiye arabizi kazacyane ikipe y'igihugu ya South Africa umukino navanga uri decisive kuko South Africa ifite amanota 13 yategereje umwanzuro uzava kuko barakimirishije kekana bidafite amakarita ku munsi w'ejo Stanley Nwabari n'umunyezamu wa Chipa United muri Afrika y'Epfo Amos Obasogi wa Singida Black Stars muri Tanzania noza abanyenare yego ari mwiki azabanye na Habimana Yves ari mwiki ariko se kugisa tahangana na Obasogi Adere Adebayo wa Valos yo mu Bugereki hanyuma aba defenseur ni William Troste Congo kapiteni wa abakiri ikipe ya Al-Qolodi yo muri Saudi Arabia Kevin Basse wa Fulham agiye mu kibuga mu kanya Olalua Ayina Orayina w'ikipe ya Nottingham Forest mu Bwongereza Bright Osai Samuel wa Birmingham City yo mu Bwongereza mu cyiciro cya kabiri Bruno Onyemaeshu wa Olympiacos yo mu Bugereki Chidozi Awaziem wa Nantes yo mu Faransa Felix Agu wa Werder Bremen yo mu Budage Benjamin Fredericks wa Denda yo mu Bubiligi hanyuma abakinnyi baho hagati na Alexis Iwobi w'ikipe ya Fulham bafite Frank Onyeka wa Brentford Wilfried Ndindi wa Besiktas Istanbul yo muri Turkiya Fisayo Dele Bashir wa w'ikipe ya Lazio yo mu Butaliyani Rafael Onyedika wa Club Brugge yo mu gihugu cy'Ububiligi Kristantus Uche wa Getafe yo mu gihugu cya Espagne yahereye muri championnat ya Nigeria birangiye yisanze i Burayi aba rutayizamu na Demora Rukumane wa Atalanta Samuel Chukwueze wa AC Milan Vita Osimhen wa Galatasaray hanyuma Simon Moses wa Paris FC mu Faransa Cyril Desas wa Glasgow Rangers muri Ecosse na Tolu Alokodale wa Genk yo mu Bubiligi ushize yabaye watsinze ibitego byinshi kabisa ngaba rero final squad y'umuvandimwe Eric Chele ikipe Eric Chele nyishakamo umuzamu wa Chipa United Nwabale Stanley Bobi Nwabali nkayishakamo Wasingida nabwo yibanzamo se babarira azaribanza babonye nkashaka Ola Aina Orusayo Ola Urwa Aina nkashaka gatatu mwenyewe Soplochuku Moses Bruno Onyemeyashi nkashaka Mulax Karivini Chinedu Bassin na William Paul Trust Kong imbere yabo nkashaka Frank Onyedika urumva nkashaka Uche ko nabonye ari we byibuze na Wilfried Ndidi agomba kuba bari na Ndidi onyinyi baringaniye Alex Oba bari imbere gato Uche bumuretse azabakina ubwo dufate Ndidi na Onyedika na Onyeka
Onyeka, kuri Nigeria Onyedika igororotse. na Ndidi. kuri Nigeria igororotse ariko kwereke Mose cyane noneho nkashaka Uruhande rumwe w'iwumbi. Mose Simon karindwi ya kera yayindi akunda Ademora Rukmana aca 11 nubwo amaze igihe adakina yacakishe Victor Osimhen. ndakumenyesha ko Yoba azakina ubwo Onyedika na Onyeka umwe Oya uranyobeje Yoba arakina 10 yanyobeje Alex Wombi ari umugongo wa Osimhen. Ndidi Uruhande Onyeka rumwe cyangwa ruriho- Onyedika ruriho Ademora. Yoba arakina 10 cyane Ngiyo. dupanga n'amavubi dupange tugende n'ivubi rero tugende dupange n'amavubi yacu birakomeye tugabane imirimo mwizamu ni witwa Ntwari Fiacre akirasimbuye muri nta Kaizer kibazo Chiefs. niwe dufite nanone aba bandi binyura mu kwa umwe kuri we ntacyo kabiri nta wundi nomborenga fitina gatatu ni Enzo niwe mugabo kuri wese bizagenda bite kandi yaravunitse Rodese Iyo kandi yaravunitse. yaravunitse amakuru ntiyamenye ko Claude ntabwo yavunitse yamenye ko Avamo se. afatwa nk'uwavunitse yavuyemo urumva kereka nagaruka bitungura cyane yavunikiye hese ko nta match baheruka mbaze nkubaze uri kuvuga Enzo ase cyangwa bya bindi byaje kugeraho birakunda bimwe wambwira yavunikiye urumva match hanyuma twamuherukagaho simwe yo ku mahoro se twabonye ayisoza ari muzima neza match bakinaga na Zamu kereka niba yaravunikiye mu myitozo amakuru ngewe umuntu yarayambwiye rwose ambwira ati Claude niwe mugabo ntazagenda ntaho ari ubwo ya gahunda yawe reka irakomeje mutoza mwifuje cyane ariko kuri gatatu natagira igihunuka kubera ko n'amangwenda arwaye ubwo n'Enzo Harmoni uzakina ari Enzo Angoulême muti wa defense cyane ubwakse n'ubundi nihinduka ni Mutsinzi Ange Jimmy manze tsira ndetse na Manzi Thierry hagati atazakora ikosa nabonye hari ukuntu agira cyakabyivangamo akabicurika akabivanga akabitoba Kasere International ni Mugisha Bonheur Casemiro abanzamo ari masi nta kosa urumva Ariko- ari kumwe na Bizimana Djihad Djidru ndetse na Muhire Kevin Rooney kuko Yesu ngiyo niyo mediane nshaka nta kindi cyakumva ku giti cyanjye uruhande rumwe aba bangu wabije Clovis ngo abije atagiyemo Adele yagucira umugushagusha inkoni y'umugushagusha wabije urayibona Clovis bakuri yayigukubita niyakorera amakosa akicaza Casemiro warashyiraho ngo wabije Casemiro aravamo ni kumwazana nyine ubwa mbere aba ibibazo bye bikoze niko tumumenyereye wing imwe ni Georgia ari indi ku ni ruhande inde rumwe kwizera Georgia urundi komeza ushakishe urabona n'iraga ari kurukina ntiyamagabo mugisha Jabati akose kutinda Mugisha Gilbert rundi ruhande arafindura barafinda wanyoretse mwanyobeje Ndaruta izamu, Nshuti Innocent. nashaka badakina muri aperi Mugisha Gilbert barafinda Ntakoze. aravuga ati ndirukankana babahora ayina abavuga induru ati ziravuze habuze gato Mugisha Gilbert barafinda kwizera Georgia na rutayizamu mwenyewe Nshuti Innocent iyo ni igororotse iyo niyo mavuba ugatsindira Nigeria uyo induru zikavuga aravuga ati wabatsinze nawe yagiye mu nshuti ejo Nigeria yatangire kuwa mbere Nigeria yatangira imyitozo Eric Uyo. Chere muri match 6 zonyine amaze gutoza Nigeria yatsinze match ebyiri muri match ebyiri yatsinze harimo n'amavubi ari ku gikarango Afite aramutse igitutu gikomeye atsinzwe cyane. n'amavubi match ya South Africa ntiyayitoza arirukanwa bahita bamucishaho rwose ubwo ngibyo iby'amavubi azatangira umwiherero ejo akagenda ku munsi wo kuwa kabiri